Reka ngusuze kandi ngwereze ikaze wemewukana kuri no video waba uhereye mu Rwanda cyangwa se utuye mu mahanga. Abantu mwese rwose muze neza ko mukunda ibiganiro byacu cyangwa se inkuru tubagezo umunsi ku munsi. Nta kindi nabifuriza usibye kuvuga ngo Imana izabagire neza ndetse kandi izabahere umugisha mu mirimo y'amaboko yanyu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru ziri guturinga cyangwa se inkuru ziri kuvuga cyane hano mu Rwanda. Wowe kabyaro turibuze kuba twanakoresha ubusesenguzi bukomeye cyane. Nawe uze gusiga igitekerezo cyawe kuri zino nkuru zigera kuri 3. Inkuru ya mbere ni y'umukobwa witwa Isimbi Nowirine, no inkuru ya kabiri niyo witwa Shadibu, no inkuru ya gatatu niyo witwa Cyubahiro Robert Makena. Aho nyine uyu musore w'umunyamakuru yaramaze imyaka myinshi rwose mu busiribateri, ariko yageze gutya aravuga ati rwose ubusiribateri ngomba kubusigira barumuna banjye, ngomba kugira iki, ngomba kuba umuntu mukuru nkubaka umuryango cyangwa se nanjye nkagira umuryango. Cyubahiro Robert Makena akakanya tuvugana yamaze kuva mu murenge, yamaze kwerekana umukobwa azagira umugore, umukobwa witwa Uwase. Rwose nibo nawe ukunda Cyubahiro Robert Makena, wandika hasi muri comment ngo Cyubahiro Robert Makena cyangwa se Makena wacu, tukwifurije kuzagira urugo rwiza kandi cyane. Iyindi nkuru iri gukomeza kugenda ivugo cyane hano mu Rwanda niyo umukobwa witwa Isimbi Nowirine. Uyu mukobwa yavuze ko akomeje guhohoterwa n'abaturage iyo nyine ari mu ruhame cyangwa se iyo ari kugenda muri societe. Asaba kumenyeshwa niba ngo atemerewe gutura mu Rwanda cyangwa se niba nyine atemerewe kuba cyangwa se kuba yagera mu Rwanda. Ese iyi nkuru koko nawe urumva yagutera ikibazo? Isimbi Nowirine ngo afite ikibazo gikomeye cyane. Iyo ari kugenda mu batoye cyangwa se mu bandi bantu, ngo usanga abasore benshi ndetse n'abagabo bagenda bashaka kumukora ku matayi yiwe, ndetse kandi rwose bakamubwira amagambo amukomeretsa cyangwa se nyine amutera ipfunwe, nyine agatuma yiheba. Uyu mukobwa yakomeje kugenda abigarukaho kenshi, avuga yuko iyo agiye ahantu mu ruhame abantu benshi nyine usanga uburyo bamufata cyangwa se uburyo bamwitwaraho ngo bitamushimisha cyangwa se bitamunyura na gatoya. Uyu mukobwa Isimbi Nowirine ibi byose abivuze cyangwa se abitangaje nyuma yuko yavuze yuko ajya mu gihugu cya Finland, ariko mu buryo yisi nk'ubw'ubucuruzi bw'abone cyangwa se nyine nk'uburiganya. Nawe uri urabyumva neza. Uyu mukobwa akomeje kugenda agira ati rwose ngiye nubwo bira byose mwabonye nabikoraga, nubwo bira byose nabikoze, ariko ntabwo yari ngewe, kubera ko nakorewe amasezerano y'ubushyingirane ariko bw'uburiganya. Kandi uyu mukobwa akomeza kugenda avuga yuko nyine akomeje guhohoterwa n'abanyarwanda ndetse na bamwe ngo mu bayobozi bagize leta. Nanjye nkibaza nese ko twakomeje kugenda tubona yuko nyine uyu mukobwa witwa Isimbi Nowirine yakomeje kugenda atangaza kenshi avuga ati ngewe nishimiye akazi nkora, nyuzwe n'akazi nkora kandi nabihisemo mbishaka. Rero mwese murabizi ari ibiganiro byinshi yagiye akora. Ese koko uyu munsi cyangwa se today nibwo yaba yibutse yuko nyine ibyo yakoraga nyine yari yarakorewe uburiganya cyangwa se yari yarakorewe ubucuruzi bw'abantu? Yego rwose bishobora kuba ari byo, ntabwo twamuprembinga cyangwa se ntabwo twamutera ibuye, ariko nawe tekereza kabiri. Ese uyu mukobwa Isimbi Nowirine koko yaba ari gukorerwa ihohoterwa? Ese koko nyine wenda nk'uko abyivugira yaba yarajyanywe muri biriya bihugu nyine mu buryo nawe ubwe atashakaga cyangwa se nyine atari yarigeze ategura? Aragira ati rwose mwuka byaramwe ndaca mu isoko mukankura ku matayi, ndaca mu isoko ahantu hose nciye, nyine nakigena mu muhanda ugasanga muri kumbwira amagambo ankomeretsa. Ngo uyu mukobwa ikibazo afite iyo agiye ahantu nyine ahantu mu ruhame, usanga abagabo benshi ndetse n'abasore bamwe na bamwe bakomeje kugenda bamwaka nimero, abandi nyine bashaka kumukora ku mabuno cyangwa se bashaka kumukorera ku matayi. Abandi bati rwose wa mukobwa we, nyine ugasanga ngo bakunze kumubwira amagambo amukomeretsa, nyine ya magambo amukuramo icyizere cy'ubuzima. Reka tujye ku yindi nkuru ikomeye cyane nshaka yuko dusesengura cyangwa se cyangwa yuko tuvuga cyangwa yuko tuganiraho aka kanya. Ni inkuru y'uwitwa Shadibu ndetse n'umusore witwa Yuji Umukaraza. Abantu benshi bari kugira bati rwose Shadibu ntabwo twemeranya. Nanjye ndaje nkubwire uko mbyumva cyangwa se ndaje nkubwire igitekerezo cyanjye, uze kumbwira niba nawe twemeranya cyangwa se niba duhuza kandi cyane. Mu minsi ishize mwabonye inkuru yaturendinze bavuga yuko Shadibu cyangwa se uwitwa Umubyembabazi Shadia yaba yarafashwe ku ngufu. Ngewe impamvu nyine impamvu tutemeranya cyane cyangwa se impamvu numva yuko biriya bintu nyine bya birimo akandi kantu cyangwa se bya birimo nyine amacenga menshi cyane. Tekereza neza nawe ku ruhande rwawe. Shadibu yaravuze ngo yamfashe ku ngufu, yansambanyije, yasinze, kandi arongera avuga ngo nyine yamfashe ku ngufu twabanje gusangira inzoga. Ese ni gute umuntu mwamwasangiye, ni gute umuntu nyine yaba yagusanze iwawe yarangiza akagufata ku ngufu? Nawe ibyo bintu bitekerezeho kabiri cyangwa se wongere nyine ubitekerezeho neza. Icya kabiri ugomba kubanza gutekerezaho, Shadibu yaravuze ngo nyuma yuko amfashe ku ngufu ntabwo yigeze ataha, nyuma yuko ankoreye ibyo byose ntabwo yigeze agenda, naje kwisanga ndyamanye nawe ariko twambaye
bapfuye ubusa. Ese my dears, my brothers, ni gute umuntu asambanya umuntu? Ni gute umuntu ashobora gufata mugenzi we ku ngufu yarangiza nahunge cyangwa se ugasanga agumye aho ngaho? Ibyo nawe ubanza ubitekerezo cyangwa se ongera ubyibazeho, ubundi uze kumbwira niba wumva yuko icyo kintu gishoboka. Ni gute ushobora gusambanya umuntu mwari inshuti yawe? Ni gute wafata umuntu ku ngufu, umuntu mwari inshuti cyangwa se umuntu mwasangiye akabisi n'agahiye? Ibyo bintu nge ntabwo mbyumva na gatoya. Ahubwo hari ukuntu nyine wenda ushobora gusanga byabaye wenda atabipanze cyangwa se ugasanga atanabiteguye, cyangwa se wenda ugasanga hari ibintu bari bemeranyije wenda ugasanga ntabwo byagenze nk'uko yabitekerezaga. Ariko ntabwo twatera ibuye Shaddy kubera yuko ntabwo twese tuzi ukuri. Gusa ngiye kunarwanya cyangwa se ku giti cyanjye uko mbyumva, numva nyine wenda nubwo wenda uriya musore yaba yarabikoze, wasanga yarabikoze nta mutima mubi, cyangwa se wenda ugasanga nyine yagira ngo yikiranure n'umubiri cyangwa se yikize nyine wenda nyine yikize umusonga. Ariko ukabyara rwose Shaddy Boo, ntabwo kari akantu kaba ari sawa cyane kuvuga ngo umuntu w'inshuti yawe gufashe ku ngufu, umuntu mwasangiye inzoga ye wasanga baranatetse bakanarya nta wamenya, cyangwa se wasanga barabanje, wasanga ari nawe wanamamuge kuri telefone, cyangwa se wasanga wenda bose bari babipanze cyangwa se bari babiplaninze. Ariko njyewe ntabwo nemera ko umuntu yagufata ku ngufu yarangiza agakomeza akaryamana nawe abizi neza yuko yakoze ayo makosa cyangwa se yakoze ayo mahano. Icya kabiri Shaddy Boo yaragize ati rwose njyewe nasigaranye inkweto ziwe, nawe iki kintu cyumve neza cyane. Umuntu mwararanye urarangije ngo usigaranye inkweto ziwe, ibyo bintu se ni gute nyine, ni gute bishoboka? Kandi ukuntu kumva neza ro bivuze ngo ako kantu nyine muri makeya ubanje ukagatekerezaho nawe neza, wasubiza amaso inyuma wareba ukuntu nyine Shaddy Boo yavuze iriya nkuru, nyine wumva yuko nta kintu mubwiye, wumva yuko wagira ngo ni blague, nyine ukumva yuko ari kwitera story bisanzwe. Iriya nkuru rwose abantu nyine bakwiye kubanza bakayitekerezaho, cyangwa se bakwiye kubanza nyine bakayisesengura bakibaza bati si koko biriya bintu birashoboka cyangwa nyine ntabwo bishoboka. Njye kumva nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Iva, nawe tumbicano yacu ikitwa Iva Talk Empire. Turebera hamwe inkuru ziri gutuninga cyangwa se inkuru ziri kugenda zivugwaho cyane mu myidagaduro, ariko especially tuzajya tubagezaho icyo twita Talk Sport cyangwa se amakuru y'imikino, tubagezaho Doc Stock cyangwa se nyine documentaire z'ibyamamare, kandi tutibagiye n'icyo twita Love Talk cyangwa se inkuru nyine z'urukundo, cyangwa se wenda nk'ibintu bishobora kwereka yuko umuntu akunda, cyangwa se ibintu byakwereka ko nyine wenda umuntu akina amarangamutima yawe. Ndagushimiye cyane wowe ukunda ibyo dukora, ndetse kandi udahema kudushyigikira umunsi ku munsi. Bana natwe rwose tuzatubagezaho ibintu byinshi byiza, kandi turi guteganya kuzaba nyine twakagura YouTube channel yacu kugira ngo nyine muzajye mubona ibigano byiza ndetse kandi bimeze neza cyane. Ese wifuza yuko kuri YouTube channel yacu ari ibihe bindi bigano twayaducishaho cyangwa se twaza tubahereza ahangaha? Ni mwebwe tubikora, na undi muntu tubikorera na gatoya. Ro izo zari inkuru zigera kuri 3 ziri gutuninga cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inkuru ya mbere nakubwiye ni witwa Cyubahiro Robert Makena, aho nakubwiye ko nyine yitegura gukora ubukwe cyangwa se yitegura kuva mu busiribateri. No inkuru ya kabiri ni witwa Isimbi Noel, aho ari kuvuga yuko rwose akomeje kugenda ahohoterwa n'abitwa abanyarwanda. Aribaza ati se ntabwo nemere gutura mu gihugu cyanjye, cyangwa se nubwo nemerewe kuba nahagenda? Ngo iyo ari kugenda mu ruhame usanga abagobeke rwose ndetse n'abasore bashaka kumukora ku manyashi cyangwa se kumukorera ku matayi. No inkuru yindi ya gatatu twabonye niyo witwa Shaddy Boo, aho yavuze yuko yahohotewe cyangwa se nyine yafashwe ku ngufu, yasambanyijwe nyine n'uwo bahoze ari inshuti cyangwa se n'uwo bahoze bavugwaho urukundo, umusore witwa Yuji Umukaraza. Natwe dukibaza tuti se ni gute umuntu yagufata ku ngufu yarangiza nawe cyangwa se agakomeza akaryamana nawe? Cyangwa se ni gute umuntu yagufata ku ngufu yarangiza nyine mu makeya ugasanga mwabanje no gusangira? Ni gute umuntu mwasangira icyo kunywa mwese mugasinda yarangiza afata agapanga cyangwa se agaplaninga kuba nyine yagufata ku ngufu? Njye ntabwo ibyo ngibyo mbakane ku ruhande rwanjye, wenda ashobora kuba byarabayeho, ariko nyine mu makeya natwe tugomba kubanza tukabisesengura cyangwa se tukabitekerezaho neza. Nk'abantu bakuze ntabwo dukwiye kumva amarangamutima y'umugore gusa cyangwa se y'umukobwa gusa, ahubwo dukwiye gushyira mu gaciro kandi tugahitamo nyine igikwiye cyangwa se icyo tubona nyine yuko ari ingenzi. Ariko niba uri umusore cyangwa se ukaba uri umugabo, advice naguha my brothers, icunge irinde, kubera yuko nubura ubwenge rwose ndakubwiza ukuri ntabwo ubuzima buzakugendekera neza. Niba uri umusore iprotegite, rinda imitungo yawe, rinda body yawe, rinda ubugingo bwawe, kubera yuko na undi muntu hano hanze ugufitiye imwe cyangwa se ugufitiye imbabazi.
usibye mama wawe ngo nawe kandi iyo bitagenze neza ngo hari igihe nyine usanga ashobora gutakaza cyangwa se ashobora kuba nyine yagukoraho amaboko. Gusa njye ntabwo ariko mbyemera kubera yuko mama w'umuntu ntabwo ashobora gukora ikosa yo kuba nyine yagukura amaboko kubera yuko baravuga ngo yibye ikiboze irakirigata. Ndagushimiye cyane rero warebye ino video kuva itangiye kugera igeze ahangaha. Ese wowe ku ruhande rwawe muri izi nkuru zose urumva ari iyihe nkuru nyine mu makeya ukwiye gutangaho ibitekerezo? Siga hasi muri comment igitekerezo cyawe kandi Imana udahana umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.